Muraho neza. Tekereza itorero ryuzuye abantu bafite impano, rifite abayobozi beza, rifite abigisha b'intangarugero, ariko rikaba riri hafi gusenyuka. Si ukubera ko ryabuze inyigisho, ahubwo ni ukubera ko abantu batangiye gukurikira amazina y'abantu kuruta izina rya Kristo. Ese ibyo byabereye i Korinto gusa cyangwa biracyabaho no muri iki gihe? Ni ubuhe butumwa Pawulo yadusigiye bwagarura ubumwe mu itorero? Muri iki kigisho gifite umutwe uvuga ngo ubumwe muri Kristo, turasesengura ukuri gukomeye kw'ijambo ry'Imana ku bumwe muri Kristo, kugira ngo tumenye impamvu itorero ritagomba kubakwa ku bantu, ahubwo rikubakwa kuri Yesu Kristo wenyine. Icyo kwibukwa kiravuga kiti, ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe muhuje imitima n'inama. Ibyo biri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 10. Abakunda kwitegereza imibereho y'inyamaswa zo mu gasozi bazi ko ibyo biremwa biba biri hamwe mu matsinda, uko bigenda bitandukana mu bwoko no mu bunini cyangwa mu buto. Inguge zizwi ku bumwe zigirana n'umurungu ukomeye uzihuza zigira, rimwe na rimwe ziba mu matsinda ava ku nguge 15 kugeza ku nguge 150. Nyamara ubwo bumwe zigirana ntabwo buri gihe burangwa no kuzuzanya, kuko rimwe na rimwe zirwana hagati yazo. Abantu nabo nuko bameze ku rugero runaka. Ni ukuvuga ko usibye no kuba bakunze kuba mu matsinda, nabo rimwe na rimwe usanga barwana hagati yabo muri ayo matsinda babamo. Ibyo bibaho cyane ndetse no mu itorero. Abantu bari mu dutsiko akenshi bafite umuyobozi runaka babogamiyeho, kandi aho bibera bibi ni uko agatsiko kamwe gashobora kutumvikana n'akandi. Mbese ibyo wigeze ubibona mu itorero ryawe? Niba bihari, noneho ushobora kumva ikibazo Pawulo yarahanganye nacyo mu itorero ry'i Korinto. Muri iki kigisho, reka turebe ibivugwa mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'i Korinto, igice cya mbere kugeza igice cya 4, aho intumwa Pawulo yahanganye n'ikibazo cy'intonganya za hato na hato zari ziri muri iryo torero, n'uburyo yagikemuye binyuze mu kubararikira kugira ubumwe muri Kristo. Ingingo ya mbere iravuga iti, ikibazo cy'udutsiko mu itorero. Hari ibibazo bishobora kwinjira mu itorero bucece, bikamera nk'aho bidakomeye, nyamara amaherezo bikarisenya buhoro buhoro. Kimwe muri ibyo ni umuco wo kwirema udutsiko, aho abizera batangira kwishyira mu byiciro bakurikije abantu runaka aho gukurikira Kristo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto, kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 4, agaruka kenshi ku ngingo imwe y'ingenzi: ubumwe bw'itorero. Abasesenguzi benshi ba Bibiliya bemeranya ko iyi ariyo nsanganyamatsiko ihuza ibyo Pawulo yanditse muri ibi bice byose. Pawulo yarabibonaga neza ko itorero ridashobora gusohoza inshingano zabyo igihe ryacitsemo ibice. Niyo mpamvu yabanje gukemura iki kibazo mbere yo kuvuga ibindi byose. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza 17, Pawulo agaragaza ko bamwe mu bakristo b'itorero ry'i Korinto batari bagihuriza kuri Kristo, ahubwo baravugaga bati, njye ndi uwa Pawulo, njye ndi uwa Apolo, njye ndi uwa Kefa, njye ndi uwa Kristo. Ayo magambo agaragaza ko abantu bari batangiye gushyira imbere amazina y'abigisha kuruta izina rya Kristo. Pawulo ahita ababaza ikibazo gikomeye cyane ati, mbese Kristo yacitsemo ibice? Bisa nkaho Pawulo yabajije ati, ese hari Kristo wa Pawulo, Kristo wa Apolo cyangwa Kristo wa Kefa? Igisubizo kiroroshe, oya, Kristo ni umwe, kandi itorero rye naryo rigomba kuba rimwe. Iyo dusomye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 29, Abaroma igice cya 3 umurongo wa 11, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 3, urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 20, Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 20, dusanga Pawulo adashyira amakimbirane mu byaha byoroheje, ahubwo ayashyira hamwe n'ibyaha bikomeye nk'ishyari, inzangano, ubusambanyi, uburiganya, kwikunda, uburakari, kwirema ibice n'ibindi bikorwa by'umubiri. Ibi bitwigisha ko amacakubiri mu itorero atari ikibazo cy'imico gusa, ahubwo ni icyaha kibangamiye umugambi w'Imana. Amakimbirane ntiyagarukiye ku magambo gusa, yageze aho abagize itorero bajya kuburanira mu nkiko. Pawulo yababwiye amagambo akomeye ati, ibyo mbivugiye kubakoza isoni.
ndetse n'igihe bizihizaga ifunguro ryera ry'umwami aho ryagombaga kubahuza nk'umuryango umwe, nabwo amacakubiri yaragaragaraga. Ibi byerekana ko ikibazo cyari kimaze kugera ku rwego rwo gushyira mu kaga ubuzima bwose bw'itorero. Niyo mpamvu Pawulo yahisemo kubanza gukemura ikibazo cy'ubumwe mbere yo kuvuga izindi nyigisho zose. Ingingo ya kabiri iravuga iti guhurizwa hamwe muri Yesu. Hari ikibazo Pawulo yabonye cyari cyaratangiye kwangiza itorero ry'i Korinto. Abizera ntibari bagifite ubumwe muri Kristo nk'ishingiro ryo kwizera kwabo, ahubwo bari batangiye kwishyira hamwe bakurikije abantu runaka. Niyo mpamvu Pawulo yabanje kubibutsa ko itorero ritagomba gushingira ku bantu, ahubwo rishingira kuri Yesu Kristo wenyine. Pawulo yari amaze kuvuga ko amacakubiri yari amaze kwinjira mu itorero, ariko ntiyahagarariye ku kugaragaza ikibazo gusa, yahise avuguta umuti w'ikibazo. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 10 yarababwiye ati, ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe muhuje imitima n'inama. Kwire mu dutsiko byari ikimenyetso cy'uko abantu batangiye kuva ku budahemuka bwabo kuri Kristo. Nyamara Imana ntiyaduhamagariye gukurikira abantu. Ibyo bisobanura ko Kristo ari we shingiro ry'itorero, akaba ari nawe ugomba guhuriza abantu bose hamwe, bose bakamwizera. Mbese Kristo yacitsemo ibice? Pawulo nicyo kibazo yakomeje ababaza. Yababajije ibibazo bitatu. Mbese Kristo yagabanyijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Igisubizo kuri ibyo bibazo byose ni kimwe, oya. Kristo ntashobora gucikamo ibice. Si Pawulo, si Apolo, si Kefa wabambwe ku musaraba ku bwacu. Nta n'umwe muri twe wabatijwe mu izina ry'umuntu. Twabatijwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Bityo rero nta mpamvu n'imwe yatuma abantu bashyira imbere abayobozi kuruta Kristo. Ikindi, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 27, Pawulo aravuga ati, nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Iyi ni imwe mu mvugo ngereranyo nziza Pawulo yakoresheje. Umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi. Amaso afite umurimo wayo, amaboko afite undi, amaguru nayo akora ibyayo. Nta rugingo rushobora kuvuga ko rudakeneye urundi. Nubwo bitandukanye, byose bikorera hamwe kugira ngo umubiri ubashe kubaho. Niko n'itorero rimeze. Abizera bafite impano zitandukanye, imico itandukanye n'inshingano zitandukanye, ariko bose bagomba gukorera hamwe. Pawulo rero ntiyashakaga ko abantu baba bamwe mu mpano cyangwa mu mico, ahubwo yashakaga ubumwe hagati y'abantu batandukanye. Nubwo abantu bashobora kugira ibitekerezo bitandukanye, Pawulo atwigisha ko ibitekerezo byose bigomba kwegurirwa Kristo. Niyo mpamvu mu ntangiriro z'uru rwandiko ahora agaruka ku ijambo umwami wacu Yesu Kristo. Mu mirongo ya 2, wa 7, wa 8, wa 9 n'uwa 10, Pawulo akomeza kwibutsa ko Yesu ari we mwami. Mbere yo gukemura ikibazo cy'udutsiko n'abayobozi, yabanje gushimangira ko twese dufite umwami umwe. Itorero si ibya Pawulo, si ibya Apolo, si ibya Kefa, si ibyawe. Itorero ni ibya Yesu Kristo. Abakristo nyakuri ntibakomera ku bantu, ahubwo bakomera kuri Kristo. Isomo ryo mu rwambere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 10, Pawulo asoza uwo murongo avuga ati, ahubwo muhurize hamwe muhuje imitima n'inama. Ijambo Pawulo yakoresheje risobanurwa ngo guhurizwa hamwe rikomoka ku ijambo ry'Ikigiriki katalisto, risobanura gusubiza ikintu mu mwimerere wacyo. Ibi bitwigisha ko iyo amacakubiri amaze kwinjira mu itorero, umubano hagati y'abizera uba wangiritse. Kugira ngo wongere usubirane, bisaba gusubira kuri Kristo no kwemera kwiyanga. Ubumwe Pawulo yigisha ntibwubakwa n'amategeko cyangwa igitugu, bwubakwa n'imitima yicishije bugufi icyemera ko Kristo ari we ugomba kuba hagati y'itorero. Ingingo ya 3 iravuga iti ubwenge no gukura. Hari igihe amacakubiri atangirira ku kintu abantu badaha agaciro. Bitangira igihe umuntu cyangwa itsinda ritangiye gushyira icyizere cyabyo cyose ku muyobozi runaka, rikamuha umwanya wagenewe Kristo. Iyo umuntu afashe umwanya wa Kristo mu mitima y'abizera, itorero ritangira gucikamo ibice. Niyo mpamvu Pawulo atwereka ko ubumwe nyabwo budashoboka keretse habanje kubaho gukura mu mwuka n'ubwenge buva ku Mana.
Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza uwa 4, Pawulo yaravuze ati, bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri aba kamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko? Ntimugenza nk'abantu? Ubwo umuntu umwe avuga ati, njyewe ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati, njyewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Pawulo ntiyahishe ukuri. Yabwiye Abanyakorinto ko nubwo bari bamaze igihe ari abakristo, batari bagakuze mu buryo bw'umwuka. Mu gice cya 2 cy'uru rwandiko, Pawulo asobanura ko hari ubwenge bubiri butandukanye. Hari ubwenge bw'isi bushingiye ku mitekerereze y'abantu, ku bukaka no ku kwishyira hejuru, ariko hari n'ubwenge bw'Imana buturuka ku mwuka wera. Ubu bwenge ntibugaragarira mu kwirata cyangwa mu gukurikira abantu, ahubwo bwagaragariye ku musaraba wa Kristo. Isi yabonye umusaraba nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, ariko Imana yawugize ikimenyetso cy'agakiza. Ni muri Kristo wababajwe, wapfuye akazuka, aho niho ubwenge bw'Imana bwahishuwe mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu Pawulo yabanje kwigisha iby'umusaraba mbere yo gusubira ku kibazo cy'ubumwe. Yashakaga ko abizera babanza gusobanukirwa ko gukura mu mwuka bitangira ku kureba Kristo, atari ku gukurikira abantu. Pawulo agaragaza ibiranga umuntu ukuze mu kwizera. Ni umuntu uyoborwa na mwuka wera, ashobora gutandukanya ukuri n'ikinyoma, ashobora gusobanukirwa ibintu by'umwuka kuko abirebera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Ntabwo akigaburirwa amata gusa, ahubwo ashobora kwakira inyigisho zimbitse kandi akazishyira mu bikorwa. Nk'uko Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 13 kugeza 14 habivuga, umuntu ukuze mu mwuka aba yaramenyerejwe gutandukanya icyiza n'ikibi. Icy'ingenzi kurushaho nuko umukristo ukuze atagendera ku mazina y'abantu. Ntavuga ati njyewe ndi uwa Pawulo cyangwa ngo njyewe ndi uwa Apolo, ahubwo amenya ko abo bose ari abakozi b'Imana, akamenya ko bakoreshwa n'Imana mu murimo wayo. Abayobozi ni abakozi, si ba nyir'Itorero. Pawulo aributsa ko Pawulo, Apolo n'abandi bakozi b'Imana atari bo ba nyir'Itorero. Bose ni abakozi bakorana n'Imana. Itorero ni umurima w'Imana. Itorero ni inyubako y'Imana, ni urusengero rw'Imana, kandi umusingi wabyo ni umwe gusa, ni Yesu Kristo. Nta muyobozi niyo yaba afite impano zidasanzwe cyangwa ubunararibonye bukomeye ushobora gusimbura uwo musingi. Iyo abantu batangiye gushyira icyizere cyabo ku muntu kuruta Kristo, baba bashize ubuzima bwabo bw'ibyamwuka mu kaga. Ingingo ya 4 iravuga iti, kuba umugaragu nka Kristo. Hari igihe abantu bibesha bakagira ngo ubuyobozi mu itorero busobanura icyubahiro, ububasha cyangwa gutegeka abandi, ariko Bibiliya igaragaza ishusho itandukanye cyane. Mu bwami bw'Imana, uyoboye by'ukuri ni uwemera kuba umugaragu. Niyo mpamvu Pawulo ashaka ko itorero rigira imyumvire ikwiriye ku bayobozi babyo, ritabafata nk'abagomba gusengwa cyangwa gukurikiranwa nk'ibigirwamana, ahubwo rikabafata nk'abakozi ba Kristo bahawe inshingano zo gukorera Imana n'itorero ryayo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza uwa 2, hari amagambo atwigisha uburyo dukwiriye kubona abayobozi b'itorero. Pawulo nk'umuyobozi w'itorero yaravuze ati, nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Pawulo asobanura neza ko abayobozi b'itorero bagomba gufatwa nk'abagaragu ba Kristo ndetse n'abashinzwe gucunga iby'Imana yabashinze. Ibi bisobanura ko umuyobozi w'itorero atari nyir'umurimo, ntabwo ari nyir'abantu ayobora, ahubwo ni umuntu Imana yahaye inshingano zo kubitaho. Nk'uko umucungamutungo acunga umutungo w'undi muntu, niko n'umuyobozi w'umukristo acunga umurimo wa Kristo. Niyo mpamvu ikintu cy'ingenzi Imana ishaka ku muyobozi atari ubwamamare cyangwa gukundwa n'abantu, ahubwo ni ubudahemuka. Mbere yo kuvuga ku bayobozi, Pawulo yari yabanje kuvuga amagambo akomeye ati,
twahawe gutekereza kimwe na Kristo. Ibyo tubibona mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 16. Aya magambo ntabwo asobanura gusa kugira ubumenyi bwinshi kuri Kristo, ahubwo asobanura gutekereza nk'uko Kristo yatekerezaga no gukora nk'uko Kristo yakoraga. Gutekereza nka Kristo ni ukurebera ibintu mu maso y'Imana, ni ugushyira ubushake bw'Imana imbere y'inyungu zacu. Mu gihe Pawulo yandikaga uru rwandiko, isi y'Abaroma n'Abagiriki yari yuzuyemo irushanwa. Abanyapolitike bahataniraga ubutegetsi, abanyabwenge bahataniraga icyubahiro, abigisha bahataniraga gukurura abantu, abayobozi b'amadini nabo bashakaga kwamamara. Birashoboka ko uwo muco ari wo wari utangiye kwinjira mu itorero ry'i Korinto. Abantu batangiye kureba abayobozi nk'abantu b'ibihangage aho kubabona nk'abafatanyabikorwa mu murimo w'Imana. N'uyu munsi ibyo birahari. Iyo abantu batangiye gupima abayobozi bakurikije ubwamamare, bakabapima bakurikije impano cyangwa umubare w'ababakurikira, aho kureba ubudahemuka bwabo kuri Kristo, itorero ritangira kwigana imico y'isi. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, tubona ko mu itorero ry'i Filipi naho hari hatangiye kugaragara kutumvikana hagati y'abizera. Niyo mpamvu Pawulo yabibukije urugero rwa Yesu. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza uwa 8, Pawulo yabandikiye agira ati, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo k'umusaraba. Iri somo riduhishurira uburebure n'ubujyakuzimu bw'urukundo rwa Kristo. Yari afite byose, nyamara yemeye kubirekura kugira ngo adukize. Yemeye kwicisha bugufi kugira ngo twe duhabwe ubugingo. Urwo rukundo ntirurangirira kudutangaza gusa, ahubwo rutugira abantu basha. Rutwigisha kwiyanga, rutwigisha gukorera abandi, rutwigisha ko ubukuru nyabwo atari ugutegeka, ahubwo ari ugukorera. Iyo Pawulo yivuga nk'umugaragu wa Kristo, aba ashaka kuvuga ko ari umukozi ukorera umwami we. Mu rurimi rw'umwimerere, ni ijambo ryumvikanisha umuntu ukorera munsi y'ububasha bw'undi. Bityo rero, umuyobozi w'umukristo ntiyiyobora, ahubwo ayoborwa na Kristo. Ntabwo akorera izina rye, ahubwo akorera izina rya Kristo. Pawulo akomeza kuvuga ko abayobozi ari abacungamutungo. Umucungamutungo ni umuntu uhabwa inshingano zo gucunga ibitari ibye. Nta mutungo aba afite, acunga iby'undi muntu. Niko bimeze no ku murimo w'Imana. Impano dufite si izacu, ubwenge dufite si ubwacu, umwanya dufite si uwacu, abantu dukorera si abacu, byose ni ibya Kristo. Icyo Imana idushakaho ni uko twabicunga neza kandi tukabikoresha turi abizera. Ingingo ya 5 iravuga iti, imibereho igaragaza umusaraba. Mu masomo yabanje, Pawulo yatwigishije ko itorero ridakwiriye kwirema udutsiko dukurikira abayobozi. Ariko se, ibyo bisobanuye ko abayobozi batagomba kubahwa cyangwa gushigikirwa? Oya. Niyo mpamvu abayobozi b'itorero bakwiriye kubahwa, gusengerwa no gushigikirwa. Ariko hari ikintu gikomeye kigomba kubaranga. Ubuzima bwabo bugomba kugaragaza umusaraba wa Kristo. Ni ukuvuga ko ubuyobozi bwabo bugomba kurangwa no kwicisha bugufi, gukorera abandi no kugandukira Imana, aho gushaka icyubahiro cyangwa kuganza abandi. Mu isi, akenshi ubuyobozi bushingira ku butegetsi, ku mbaraga no ku kugenzura abandi. Ariko umusaraba wa Kristo uhindura iyo myumvire yose. Wigisha ko ubukuru nyabwo bugaragarira mu gukorera abandi. Umuyobozi umeze nka Kristo ntiyikururira icyubahiro, ahubwo yerekeza abantu kuri Kristo. N'igihe umurimo ugenda neza, ntiyivuga ibigwi, ahubwo ahesha Imana icyubahiro. Ibyo nibyo Yesu ubwe yakoze igihe yari ari ku isi. Mu isengesho rye yaravuze ati, nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Ibyo biri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 ku murongo wa 4. Yesu ntiyashakaga icyubahiro cye bwite, icyo yashakaga ni uko Data ahimbazwa. Ni nayo nzira abayobozi b'itorero bagomba kunyuramo. Pawulo yigisha ko umurimo wa Gikristo ugomba gushingira ku cyo twakwita inyigisho z'umusaraba.
Umusaraba niwo ugaragaza ubwenge bw'Imana n'imbaraga zayo zo gukiza, ariko kandi ugaragaza ko ubwenge bw'abantu budashobora kugera ku mugambi w'Imana. Niyo mpamvu Pawulo avuga ko Imana ariyo yonyine ifite uburenganzira bwo kugena uko umuyobozi nyawe akwiriye kuba. Si abantu, si ibyamamare, si umubare w'abamukurikira, ahubwo Imana niyo ipima ubudahemuka bw'umukozi wayo. Hari ikintu Pawulo ashimangira cyane: umurimo nyakuri wa gikristo ujyana no kubabazwa. Uyu munsi abantu benshi bapima umugisha w'Imana bakurikije ubukire, icyubahiro cyangwa imibereho yoroshye, ariko Pawulo atwereka ko hari ikindi kimenyetso gikomeye kiranga umukozi wa Kristo: kwemera kubabazwa ku bwa Kristo ndetse n'itorero rye. Isomo ryo mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 23 kugeza 28, n'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 24. Aya masomo yombi hari icyo atwigisha ku bijyanye no kubabazwa uhorwa Kristo. Iyo Pawulo avuga ibyamubayeho, tubona ko umurimo we utari woroshye. Yakubiswe inshuro nyinshi, yarafunzwe, yahuye n'ingendo zirimo ibyago, yicwaga n'inzara n'inyota, yabaye mu bukene, yarasebejwe, yaratutswe, yararenganyijwe, kandi ibyo byose yabyihanganiye kubera ubutumwa bwiza. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abanyakorinto, Pawulo yivuga we na Apolo nk'abantu baciriwe urwo gupfa. Avuga ko babayeho badafite ibibatunga bihagije, bambaye imyenda ishaje, bakubitwa kandi badafite aho bakinga umusaya. Abantu babafataga nk'ibishingwe. Nyamara Pawulo ntiyigeze abifata nk'igihombo, yabonaga ko ari igiciro cyo gukurikira Kristo. Mu buryo bwo kubacyaha, Pawulo abwira Abanyakorinto amagambo arimo kubaninura. Ababwira ko bo bumvaga Pawulo na Apolo ari abantu bamaze kuba bakire, abanyabwenge n'ababo. Yashakaga kubereka ko kwishyira hejuru ari byo byari byaratangiye kubatandukanya. Mu buyobozi bwa gikristo, ubwibone ntibugira umwanya, kuko aho ubwibone bwinjiye, amacakubiri nayo ahita akurikiraho. Ariko aho kwicisha bugufi kwa Kristo kugaragariye, ubumwe burakomeye. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzikanwa nibi: mu gitabo Ibihamya by'Itorero umuzingo wa mbere ku rupapuro rwa 284, Elie yaranditse ati: kuba umwe no kunga ubumwe bw'ubwoko bw'Imana bwasigaye bwizera ukuri, byemeza ab'isi bifite imbaraga ikomeye kuba bafite ukuri, kandi bakaba ubwoko bw'Imana bw'umwihariko, ubwoko yatoranyije. Kuba umwe ndetse no kunga ubumwe bihagarika umwanzi umutima, maze akifuza ko bitabaho. Iyo ukuri kugenewe ab'iki gihe, kwizera mu mutima kandi kukagaragarizwa mu mibereho, kugira umwe ubwoko bw'Imana kandi kukabaha imbaraga ikomeye cyane ihindura abandi. Mu gitabo Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 4 ku rupapuro rwa 13, Elie yaranditse ati: Imana iri kuyobora ubwoko bwayo kugira ngo buhagarare mu bumwe butunganye kandi bushinze imizi ku rufatiro rw'ukuri kw'iteka ryose. Kristo yitangiye isi yacu kugira ngo yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishaka ry'imirimo myiza. Uyu murimo wo kweza itorero ugamije kubyezaho ugukiranirwa kose, kubyezaho umwuka wo kutumvikana no guhangana, kugira ngo abarigize babashe kubaka aho gusenya, no kugira ngo bashyire imbaraga ku murimo ubari imbere. Imana yateganyije ko ubwoko bwayo bwose bugomba kwinjira mu bumwe bwo kwizera. Isengesho Kristo yasenze mbere yo kubambwa kwe, yasabiye abigishwa be kuba umwe nk'uko nawe ari umwe na se, kugira ngo isi yizere ko Data yamutumye. Iri sengesho rikora ku mutima kandi rihebuje, ni iby'ibihe byose ndetse n'uyu munsi, kuko yavuze ngo: sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Ndabifuriza nanjye niyifuriza kugira ngo iryo sengesho riduhame mu izina rya Yesu.